mubonye rimara mwamubonye mwamubonye dore ngubu mwamubonye do mwamubonye 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 wamubonye wamubonye twebwe dufite imbaraga z'urutizi twebwe dufite imbaraga z'urutizi twebwe dufite imbaraga z'urutizi mwamubonye none tumukorera iki yewe nyirinka tumukorera iki umuntu wakwibye nese muga kuba mubonye inga yanjye ndamenya aho iherereye gute nabo turamwereka uyu tumubona mwatangiye kubona ibimenyetso dore mwamubonye dore yange yanjye dore yange yanjye mudasiye mwamubonye ay rero mwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bya KB Empire. Uyu munsi rero turagarutse, ariko uyu munsi tugarutse twagiye gushaka amakuru mu baturage. Uyu muturage rero mubona imbere yacu yahuye n'ikibazo cyo kuba yakwibwa inka ye. Yarabyutse asanga inka ye yabuze, yarafite inka ebyiri, inka nini haka ndetse n'ikimasa. Ubwo yaje kubyuka asanga inka nini yagiye, ntiyamenye aho yagiye mu by'ukuri. Niyo mpamvu yaduhamagaye, yatwitabaje ngo tuze tumugereho turebe niba hari icyo twamufasha cyangwa se twamurangira n'uwamufasha muri rusange. Ni umuntu nyine w'umworozi, murabona ko afite n'andi matungo atandukanye. Reka tumuvugishe atubwire muri makeya ukuntu byagenze. ikibazo nari mfite narabyutse hamagara uwo turi kuganira gusa. njye narabyutse hari mu gitondo kuko nari mfite nk'ibiri, nari mfite inini ifite amezi, mfite n'ikimasa cyari gikurikiwe n'ayo mezi n'ubundi. ubwo mbyutse mu gitondo nsanga inka nini ntayo, hasigayemo cya kimasa. ngira ikibazo ndagishaka ndakibura, numva nabitabaza kugira ngo mumfashe mundebere niba wenda hari umuntu wabasha kukimbonera. ni muri ubwo buryo ni gutyo byagenze. Wari usanzwe ufite inka ebyiri nk'uko wabitubwiye? Yego. None warabyutse usanga yabuze gusa, ntiwabonye wenda n'ibirenge? Urakeka ko yaba yaragiye, yaraciye iragenda cyangwa yaba yaribwe? Oya, mu bigaragara ntabwo yari kuyikura mu kiraro, kandi kubera ko imvura yari yaguye nabonye aho ibirenge byagiye binyura. gusa nuko nageze hepfo mu muhanda mbura icyerekezo, mbura abantu bamfasha kuyishaka. ubwo niko kubitabaza gutya. Ya rero nyine nkuko wari usanzwe tubona kuri YouTube dukoresha abandi bantu tuba duhamagara tukagenda tukabafasha, tukabahuza n'abavuzi bashobora kubagarurira ibintu byabo byajyanywe. Yego. Tugiye kwifashisha umwe mu bo tubona bikora neza, tumuhamagare. ubwo nitugira amahirwe ari buze kudufata, tumushakire tike aze adufashe. ubwo nahagera rero tukagira amahirwe ari buze kudufasha. ariko mbere na mbere wazuka twereka ku kiraro uko byari bimeze, uko byari bimeze nyine tukareba ku kiraro cy'iyo nka. Muceceke. Turahabona rero ku kiraro cy'inka hano ni ahangaha. Dore nahabwo nukuvuga ngo iyo nka nini nabuze yari irimo hano. uri kubona ko kino kimasa cyo cyabaga hano. iyo indi nayo yabaga hano. ubwo narabyutse nsanga harafunguye, inka nini ntayo. gusa kubera ko imvura yari yaguye nagiye mbona ibirenge ahantu yanyuze, narakurikiye gusa ndaheba. nabahamagaye kugira ngo mumfashe niba uwo muntu mwamumbonera wamenyera aho iyo nka yanjye iherereye. iyo nka ugereranyije yari ifite nk'agaciro kangahe? ubundi kubera ko yari ifite amezi, nigeze kugira ikibazo nshatse kuyishyira ku isoko bampa 1,300,000. ubu ngubu wabuze itungo rihagaze agaciro ka 1,000,000 ugereranyije nuko wari uheruka kuyishyira ku isoko igiciro baguherezaga. ubu aho yarigereye kubera hashize igihe kirekire, aho yarigereye bari kumpa nk'imwe n'igice. Bari kuguhereza nk'imwe n'igice. Yego.
yego ubu rero tugiye guhamagara umwe mu bantu twumva neza ko ashobora kuba yadufasha, noneho turebe niba yaza akagufasha. Gusa nyine twizeye yuko wenda bishobora kuza gukunda. Reka turebe nimero ziwe tumuhamagare tumubaze. Murakoze cyane. Mama rero hari nimero nari mfite, ubwo tugiye kuzihamagara turebe niba yaza kugufasha. Andika 078 078 56 56 92 92 34 34 kabiri. Murakoze. Ngaze hamagare. Urashyiraho mikoro kugira ngo urashyiraho mikoro kuri telefone aho ngaho hasi kugira ngo twumve ibyo muraba muri kuvugana. Halo? Halo? Mutse? Impamvu mbahamaganye nagize ikibazo. Nari mfite nk'ebyiri, imwe yari ifite amezi indi ari ikimasa. Ikibazo naje kugira rero nabyutse mu gitondo nsanga ya nka nini yari ifite amezi ntayo iri mu kiraro. Ubwo nayishakishije nayibuze, ariko kubera ko imvura yari yaguye nabonye ahantu ibirenge byagiye binyura. Ubwo nari nayishatse nayibuze, nari mbahamagaye rero kugira ngo niba hari ukuntu mwamfasha ngareba ko iyo nka yanjye mwamenyera ahantu iherereye. N'abaturanyi nyine niba bari babizi. Yego. Amuhamagara. Aramutse mudugu. Yego. Nyine ni kuri cya kibazo cy'inka yanjye ibibye. Hari abantu bari baje kunsura nandi kugira ngo nawe uhagere, wenda hari nicyo bakubaza cyangwa se wenda ukanabasobanurira. Yego. Niba uri hafi wahagera. Mu busanzwe inaha ngaha ikibazo cyo kwibwa amatungo ni ikibazo gihari cyane cyangwa ntago bikunze kuba? Ntabwo byari bikunze kubaho. Ikintu bakundaga kwibana nk'inkoko, ihene, nibwo bwa mbere muri aka gace dutuyemo bakwiba inka. Ubu ni ubwa mbere wowe wakwibwa inka? Yego. Ni andi matungo asanzwe yose abasanzwe bayiba barafatwa, ni ubuyobozi bubafata cyangwa nabwo hari abandi bantu bifashishwa kugira ngo babe bafatwa? Rimwe na rimwe hari abafatwa, cyane cyane nk'abo bari kwiba inkoko, hari nk'ukuntu bafatwa, hari uherutse kwiba ihene bamufata yijyanye. Ariko ni ba nyir'ubwite bamwifatiye, nta bantu biyambaje. Turumva ikibazo cy'ubujuri n'aha ngaha kirakabije rwose. Ni ikibazo rwose n'aha ngaha cy'ubujura kireze rwose. Uwo niwe mudugudu? Umudugudu n'uyu nguyu. Uyu ni umuturanyi. Ni umuturanyi. Umuntu uza kumufasha ari hafi kuhagera. Ubwo twari tuguhamagaye ngo tukubaze muri rusange ikibazo cy'uyu muturage niba ukizi koko niba yaribwe. Uyu muturage igihe baza kumwiba inka yahise ampamagara. Twarahageze na ba mutekano, duhamagara na daso ku murenge, turaza dusanga inka bayitwaye, dukurikira ibirenge byayo turayibura. Gusa niba hari uwo muntu wadufasha rwose, uyu mudugudu abajura barakabije, yaza akadufasha, hari nta n'uwazongera kwibwa. Mwamudufashije cyane. Ese inka bamutwaye yatubwiye ko ari inka ihenze, nk'ubuyobozi nyine mwari muzi koko iyo nka asanzwe ayifite? Yari asanzwe afite inka twari dusanzwe tuzi ko ayifite. Turatuje dusanga bayitwaye, ni inka yari ifite amezi, yari inka nziza nini. Yego. Uwo muri kumwe nawe ni umuturage wo muri uyu mudugudu? Ni umuturage wo muri uyu mudugudu. Reka nawe tumubaze gatoya. Ese
inaha ngaha wowe nta matungo uhafite woroye? ndayafite. Kwibwa se amatungo nawe byakubayeho cyangwa ni ubwa mbere ubibonye nanga? Ntabwo ari ubwa mbere, nanjye nari mfite ingoko baraza baraziba. Nk'abantu bahuye n'ikibazo cyo kwibwa rero mwifuza iki cyangwa se mwumva mwafashwa iki haramutse habonetse umuntu wo kujya abafasha mu buryo bworoshye? Ikintu twafashwa tubonye nk'umuntu wo kujya abitumenyera, nyine abantu batwibye byari ibintu byiza cyane. Ariko birahenda? Nta kibazo ariko abantu mukabafata. Ubwo rero nicyo kibazo twari turimo, twari tuje kurebera uyu muturanyi wanyu. Ubwo turategereje rero ko uwo muntu aza, namwe muraba muhari mubyirebere uko abigenza, koko niba iri buze kuboneka. Ubwo niza kuboneka namwe muzaba abagabo bo kubihamya ko nyine yayibonye yayishatse paka kugeza ibonetse. Byaba ari byiza pe, abajura baraturembeje muri uyu mudugudu. Murakoze cyane. Kano kanya rero twari dutegereje arahageze. Mubyeyi, uyu rero wa muntu twari dutegereje yahageze. Ubwo igisigaye nahe nyine kugira ngo atwereke, ariko reka tubanze tumubaze kuko ibi bintu birashoboka. Birashoboka cyane rwose. Wakundi tujya tubibona kuri YouTube, koko ni ibintu bikunda, ugiye kubitwereka? Birashoboka, twabirazwe n'ababyeyi bacu, ntabwo tugiye kubyiga ubu ngubu. Birashoboka cyane. Ni igihe kinini abantu bari barashatse kubona ibi bintu biba live, ngiye kubibereka rwose, ntacyo ntazabazanira abantu banjye. Bantu mwese mwakanze subscribe, mumenye ko mugiye kubona ibintu bidasanzwe mutari mwarigeze mubona. Uyu mubyeyi arasabwa iki rero, arakora iki kugira ngo uyu mubyeyi icyo akora, aratwegereza ibasino y'amazi kugira ngo tumwereke ko kubyo agiye gukora ko ari ukuri, ko atari ibipapirano. Turangiza turajya tureba abantu bakoze ibyo bintu, turanabamwereka. Muri ayo mazi turabamwereka, muri ayo mazi, mu mazi yari mwibase turamwereka. Mubyeyi, ibyo bintu uri kumva koko atari ibitangaza? Ni ibitangaza. Amazi turebe, amazi tubimwereke rwose. Ibi bintu si ubwa mbere ubikoze? Ntabwo ari ubwa mbere, dufasha n'abandi no hakurya y'ibindi bihugu nabo tugeraganya. Ngo mwebwe mufata abajura? Nanjye n'umwe tugiye kureba. Amazi yayazanye yarabigenze? Yayazanye. Ayo mazi nayigeze hino, tureba ko tubikora. Nayageze hino. Ka kaboko rero utemesha ku bwatsi ni kurakoresha n'ubundi. Ka kaboko rya tungo ryawe. Yego. Urayakaraba neza. Gutyo urahagije. Yabirangije. Urafata y'amazi rero umaze gukaraba, ushyiremo aka kantu kacu tujya tugendana kugira ngo turebe. Gutyo rwose birahagije. Aka kantu ni agaki niba ntinjiye cyane mu mwuga wanyu? Aka kantu, aka niko twifashisha turi kugira ngo turebe ibyo bintu. Buriya biraza gukorana na hehe na ya mazi twamusabye kugira ngo agire. Ubwo ibyo yarasabye arabirangije? We arabirangije, igisigaye ni icyanjye. Kiho rero turasaba uyu mubyeyi wibye itungo rye kwaza hano akagira mwa kano kantu avuga yuko ashaka itungo rye rigaruka. Nicyo tumusaba. Arabivuga, aravuga ati nshaka itungo ryanjye rigaruka, arabivuga nka kabiri. Ntabwo babiteye cyane. Birabiteye ariko nyine uko ashaka itungo rye rigaruka, icyo ushaka kigomba gukorwa. Aravuga ati nshaka itungo ryanjye rigaruka. Icyo nshaka nuko itungo ryanjye ndibona.
ntongera ubivuge. nshaka ko itungo ryanjye ndibona. Urabivuga rero uhagaze k'iyo ngobyi yacu y'abakurambere. nshaka ko inka yanjye nyibona. nshaka ko inka yanjye nyibona. ubwo ngubwo ibyo we yasabwaga arabirangije. ubwo kiyaguma akagihagararaho kugira nanjye ngasigara nkora ibyanjye nka muganga. hirya gatoya. Muga ubwo ngubwo rero ibisigaye ni ibyawe. Ibyo twifashisha kugira ngo turebe dukurikirane cya kibazo cya wa muntu wakigejejeho. Ni umuti wacu yadukoresha tukamenya babajura bakoze bya bintu. Dukora gutya tugashyira mu mazi tugakoroga tukareba bya bintu ubundi tukabikora neza tukaza kureba abandi bakoze bya bintu. Twagiye ubona utuntu urimo uvanga utuntu n'utundi. utuntu nyine ukora ibi bintu. Amaze nsabe kwanza n'abakurambere bapfukamire babaze koko banyereka uyu muntu wakoze ibintu by'uyu mubyeyi ko natwe ubwo nibyo twasigiwe n'ababyeyi bacu. Reka turebe ko uyu muntu tumubona. Mwamubonye? Mwamubonye? Dore ngubu mwamubonye? Twebwe dufite imbaraga zirutizi. Mwamubonye? None tumukorera iki? Yewe nyirinka tumukorera iki umuntu wakwibye? Nese muga. Kuba mubonye inga yanjye ndamenya aho iherereye gute? Turamwereka na uyu turamubona dore nguyu. Ngubwo n'ahantu ari guhisa uhamenya pe nahabageza. Wahatugeze. Kano kanya nahajyana nkabahageza. Ndabona yiragiye. Yarayiragiye mubibona se? Yarayiragiye. Ubu wahatugeze. Nahabageza. Wahatugeza neza. Nge nabahageza nge muganga. Muga kujya nongera kubona inka. Urayibona kupata. Mwumva mwaje? Batuje kumureba. Mwaje. Sawa ubwo mwiteguye ko tugiye kumubona. Mwatangiye kubona ibimenyetso. Dore mwamubonye? Dore yanga yanjye. Mwamubonye? Niyo. Mugano ese ko mbona atirutse wamuzinze se? Twamuzinze kandi ari kurenga hano. Ntabwo ari kurenga hano ngo bishoboke. Ntabwo ari kurenga hano. Batwamuha ibyo kudatuma atarenga hano. Ntabwo yaharenga. Ntabwo yari kuharenga. Mubyeyi ko itungo ryawe uraribonye dore ngiri. Ntabwo byarangira. Nawe wonizera. Wantenguke numiwe. Mudugudu. Dore nguwo none biragenda gute? Ntabwo birarangira. Ntabwo byarangirira aha.
ni kuri rimwe yanjye nari Felesiya urantengushye pe urantengushye utinyuka inka y'umuturanyi baje gushora kuriya amafaranga buriya umaze gutanga amadana ntabwo ari buze kuyagusubiza koko arayansubiza inoti ya 500 umaze gutanga yishyura muganga arishyura muganga arishyura muganga kandi nanuko byarangiye ndaje Rwanda mina arayishyura na mudugudu n'abaturanyi turi kuyishaka arayishyura ingope muga ibi bintu ukoze buriya abantu bari bazi yuko ari ibintu bidashoboka cyane n'aba babyeyi ngira ngo bari bazi yuko bitakunda ariko urabikoze none izi mbaraga muzikura he izi mbaraga twebwe ni ukuvuga izi mbaraga twarazwe n'ababyeyi bacu imbaraga mwarazwe n'ababyeyi yego ubu umuntu uwo ari we wese wamufasha aho yaba ari hose mu Rwanda no hanze yabo tujya tubafasha no hanze yabo hari nabo nabona gufasha mutari kumwe nabyo birashoboka uraduha nimero woherezaga inuza akambwira ko aho byabereye tugafotora akaba ifoto y'aho ibintu byabereye nkahita bicaginga nkayimuriza nkabikora rwose natavuye naho arafotora yarangiza akakoherereza akanyereza kuri WhatsApp ubundi ibintu tukabikora atiraza aho ari gusa yaje turamufasha ariko bibaye na ngombwa naho ari tujya tubikora tukamwohereza akabikora cyane muga umuntu agukeneye yakubona kuzihe nimero rero zirahari cyane badushakiragaho 078 5 6 9 2 2 yego muga turagushimiye rero ubwo abandi bantu bose bashaka ko bafasha ubwo bazajya bakuhamagara babonye nimero zawe ubwo nahabo abaturage bahura n'ibibazo uraboneka koko nimero icamo rwose bajya baza tubafashe murabona nk'umubyeyi yarabuze inka ye ariko arayibonye bajya rwose tubafashe ni karibu iwacu yego urakoze cyane nako turabashimiye